tubahaye ikaze mwese mukurikiye Firidausi Official aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Turabasuhuje cyane abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Mwese mukurikiye iki kiganiro turabasuhuje cyane. N'iki rero ndi kumwe n'umumama mwiza cyane, agiye kutwibwira, tugiye kuganira. Turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tukaba nk'urubyiruko nkanjye, njye ntabwo nari impara, ariko tukavuga duti tugomba kujya twumva amateka, tukigira ku mateka. Nkatwe cyane cyane tutari duhari, tugomba amateka ukuntu ibintu byari bimeze, hanyuma natwe tukabasha gusobanukirwa ndetse no kwirinda kuzongera gusubira mu byahise. Twibuke twiyubaka ndetse twifatanyije n'abandi mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mama, tuguhaye ikaze kuri Firidausi Official. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo tumenyane. Nitwa Niyitegeka Seraphine. Uri umumama, urubatse? Ni umumama w'abana babiri. Hano rero kuri Firidausi Official turagira ngo tuganire. Nanjye urabona ndi umwana muto, ntabwo kiriya gihe nari mpari muri jenoside, niho mvuga ntabwo nari mpari. Tuba tugira ngo twumve amateka y'ibyabaye, biratubabaza ariko tukavuga duti twibuke twiyubaka ndetse twigire ku mateka. Turagira ngo duhe amateka ntamwe mwari muhari n'ukuntu ibintu byari bimeze, turushaho kugenda dusobanukirwa. Ntabwo umuntu ageraho akajya, yego ntabwo wibuka ibyo waciyemo, ariko hari ibyo ugenda ureba ahubwo nawe bikakurenga, ukomeza kubyishyiramo ngo ukomeze kubibika, ukaba wumva bikuvuna. Nibyo nicyo bisobanuye twibuke twiyubaka. Niyo handi rero umuntu avuga ngo nk'ubu gitumye mvuga ngo muhamagare, hari nk'ibintu bijya bimvuna hahandi narebye nabi nabo umusazi mu muhanda. Birumvikana. Hari ibintu nabonye nkanjye, nari n'imyaka 19-20 gutyo jenoside iba. Jenoside yabaye iri hano i Kigali muri Kicukiro. Bivuga ngo iwacu ni Nyaruguru za Kibeho. Bavugaga rero ko intambara jenoside izaba, nkumva ko ngeze i Kigali jenoside itahagera. Numvaga Kigali iri kure. Yari iri kure byariko. Bajyaga bavuga rero umva ko i Kigali numvaga itazahagera. Hari ukuntu mu cyaro abasaza baraganiraga, habaga ahantu bavuga ngo ni agacaca. Agacaca yes, ko kwicaramo, ahantu mbese abantu baganiriraga. Ndabyumva nyine ahantu abantu bahitaga mu rucaca rero. Nanjye rero nari umwana, barabyumva, ari umwana ariko uzi ubwenge. Noneho bakajya baravugaga bagira ngo bari babizi. Bakajya bavuga urupfu abantu bazapfa, nkavuga ngo urwo rupfu ntabwo ruzasanga i Kibeho. Ndi umwana muto ariko ndavuga Kigali sinari nyizi, ariko haba hari abaturanyi bayirimo, hari na mukuru wanjye. Ndavuga n'ibyo byose nzagenda, ntabwo nzahayoberwa, nanjye mbahungire. Mba numvaga ntacyo bazaba, kandi n'ubundi ntacyo babaye benshi. Icyo gihe wari ukiri umukobwa? Ndi umwana muto cyane, w'imyaka 18-20 gutyo. Ariko byari birebire muri make. Naje i Kigali ntahazi, Imana irahandindira, niho narokokeye, ariko ntacyo ntabonye muri uyu mujyi wa Kigali. Ubyumve ngo njye nageze naho nanjye nshaka aho napfa, uzi gushaka urupfu ukarubura. Bibaho cyane rwose. Nashatse urupfu ndarubura. N'ubu ngubu hari igihe ushaka ukarubura. Nashatse urupfu ndarubura bitewe n'abantu nabonye bafashe abana bakabakubita ku bikuta, bakabaca n'indimi, babahereza ababyeyi babo ngo nibone. Harimo bamwe rero bantangiriye, natangiye kubona bwa mbere, ndanabazi kandi nabo barabizi ko mbizi, nigeze kubivugaho.
gifite toroma, banca amazi bavuga ko ndi umwe ngo ntabwo atanga amakuru, yewe hari n'abagezemo bafunzwe. ntabwo atanga amakuru gusa, ngo umuntu umwe ntatanga amakuru, umuntu umwe ntatanga amakuru bitewe na kashe bari batanze nyine za ruswa yari ikigezweho muri gacaca. buriya ruswa nyinshi zararewe cyane icyo gihe rero. leta y'u Rwanda wenda ko ubu ngubu yabashije kubihashya, ariko n'ubu biracyahari kuko ndumva narabivuze. hari aho bikiri, sinzi, yego ntawe ndabona wayiriye, ariko mumenya ko iyo umuntu avuga ikintu, avuga ikimubabaje, umuntu ntiyumve ko yakagombye kumufasha muri ako kababaro. mbona ahubwo rero hano n'igihe n'umuntu asara bitewe n'ibyo yakagombye gusohora ngo avuge, akisanga yagiye mu bundi buzima nawe ubwo akabwisangamo. kuko hari igihe mvuga nti ibi bintu ninabivuga nk'ubunje gufata akanya ko kuvuga ngo ibi bintu mbivuge binsohokemo. ariko si n'ubwa mbere ubivuze, ntabwo ari ubwa mbere, ni henshi nabivuze cyane, ariko nabivugaga ntarashimangira ngo mvuge ngo aba bantu nkavuga nti wenda nibambona zumva hari uvuze ati nyabona none bose ndashaka kuvuga ngo ntawigeze asaba imbabazi. ubwo basaba imbabazi nari kugenda nkerekana na ba bandi b'imiryango bamaze abishe Kicukiro, ko ari abantu bakomeye, ntabwo ari imiryango yanjye. ni nk'uko nakubona duturanye nkabona urupfu bakwishe n'umuryango wawe wose, hahandi n'uwasigaye yagiye ku muturanyi azi ngo aramutabara, ahubwo akaba ari nawe umutanga, ari wa wundi wari ugiye kurokoka. mbese birangana bavayo, aribo ba bandi abana bakubitaga ku bikuta, abandi bakabaca indimi. ni birebire nabonye. gusa mboneraho kuvuga ngo abo bantu baranzi, nanjye ndabazi. bitumye mfata igihe nk'iki ngiki kuko biramvuna cyane. nibaze se bo ntibavunika gute? ba nyir'ubwite babibonye kuko baraje bashyingura abantu ari bazima, babireba gutyo bafasha ya mirambo. hari ababanje gupfa mbere kuko bapfuye mu byiciro, nk'uko n'abandi aha aba bakagwa aha, urumva barapfuye. none tugahita dufata aho ya nzu nari ndimo, rwa rugo nari ndimo, nyir'urugo akagira ubwo akavuga ati natwe batadusanga yari umurundi, mbonera kumusuhuza, yambereye umubyeyi. Imana imuhe umugisha cyane. yari yarahunze ku bwandadaye. uwo mubyeyi ndamusabiye umugisha, bamwita mama Noella. nongere musabire umugisha uwamuje nawe, ari we mama Zuzu. mama Zuzu nawe Kicukiro ndagushoboje, nubwo nihogeraho sinkubona, ariko nzi ko hari icyo wankoreye. warankoreye cyane mu ntwari, nawe ndakubara, wambereye intwari. icyo nzi cyo uracyahari, nihugiyeho, ariko harageze ko umuntu amenya uwamugiriye neza. ntacyo utankoreye rero, wampuje na mama Noella. mama Noella nawe mbere umubyeyi, Imana imuhe umugisha cyane. ntabwo yambereye igisimba, yambereye umubyeyi, yambaye hafi. 9 kane byari bikomeye, ntiyigeze anyirengagiza mama Noella. ndamusabira umugisha aho yicaye, n'Imana ibyumve ko mwumusabiye. inzira twaciyemo ntaho tutageze. bicaga abantu rero tubireba, banda baragiye bari hanze, ndibaza icyo nzi cyo baracyariho numva bakiriho. kuko hari ubwo nigeze mvuga mbona hari umwana wanshubije ambwira ko bari hirya no hino, sinzi aho yambwiye, ariko nongere kuboneraho mvuga ngo bangiriye neza bazamenyesha ahantu bari, nkajya mbasuhuza cyangwa se bakananyandikira, ndaza gutashyiraho telefone yanjye. hari Noella, hari Sandra, hari na mama Noella nyine. abandi bana bo bari batoya sinkibibuka, urumva twari tubanye igihe gitoya. ni muri bya bihe nyine byo gushaka aho kwepera. urumva rero nagize amahirwe mbonye aho nkwepera, n'aya masaha ndacyayahumeka. niyo mpamvu nje gushima, nje kubashimira, nshimira mama Zuzu wamuje n'uwo murundi wahunze ku bwandadaye. mbese ndabashimiye, mubyumve ko mbashimye, nta nka mfite nabayoborera ngo mbahereze. ndabasabira umugisha ku Mana, n'umugisha nzi ko ukomeye. rero narishimye cyane. mama Noella ndagushimiye,
ndacyariho ndacyahumeka kandi urakomeye. kandi ntacyo nshinja Imana. Mama Zuzu ndagushuhuje Kicukiro, barakoze. Mbenereho kuvuga ngo abantu bazi ko bagize nabi bajye bagerageza nabo ubwabo babohoke, kuko nkurikije ukuntu mvunika nta ruhare nabigizemo, uwabigizemo uruhare wariho gute? Ariko se urabizi neza ko batigeze bakurikiranwa? Ntabwo bigeze bakurikiranwa kuko nanabivuzeho, bivugaho muri za cyagihe umuntu agifite ubwoba, agifite iki, naravugaga nti burya nimvuga nanjye baranyica, ntinya kuvuga, ndagenda nivugira abatoya, vuga ngo nimvuga abato baravuga abakuru babagize gute, babatumye. Ahubwo kugira ngo babandi batoya bavuge, babandi bakuru kugira ngo mbese babandi batoya kugira ngo bavuge abakuru barababujije, baravuga bati burya ahubwo turabakurikirana murataha. Leta byitwa ko ngo bari bihuje n'inkotanyi, nibyo navuze, mbese byavuzwe kuko harimo abaminisitiri, harimo abaki, mbese simvuge byinshi, ariko harageze umuryango biciye bamwitaga Turatsinze n'umuryango we, ibyo bakoze muri Ziniya hari n'uwemeye ajya kubafasha kwica agira ngo baramureka. Jenoside yararangiye, sinongeye kumubona, simenya amakuru niba akiriho nako niba aribo bamwishe cyangwa se, kuko hari ukuntu bafataga bakagushuka mukicana bakubwira ko ntacyo bari bugutware, barangiza kuri finale bakumva ko inkotanyi zigiye kuza bakakwica nawe kandi kugira ngo utabatanga. Bivuga ngo rero abo bantu nabonye bishe abantu narebaga imbere yanjye, harimo gukubita abana ku bikuta no guca abana indimi, baracyahari n'iyi saha ndababona. Ku buryo ubuyobozi buramutse bubikurikiranye bakakuzana, watanga ayo makuru nayatanga kuko barahari, ahubwo ndasaba ngo bo bonyine bijyane ntavuze. Oya, nk'ubu hari nk'umuntu w'umuyobozi ushobora kugira iki kiganiro, nyine buretse gato ubu ndiho ndabivuga kugira ngo mburire bamwe, uwigaragaza n'ijye mbivuze agasohoka akavuga, agasaba imbabazi umuryango we, nabonye biciye umuryango we, kwanza ni babiri mfite niba atari batatu, umuvandimwe wabo nta muvuzi wapfuye yitwaga Turatsinze. Umuryango wa Turatsinze uranzi, narawushatse kugira ngo mumenye urupfu rw'ababo, bararuzi. Nirinze kubabwira babiciye, nari kuvuga ati iyo miryango biciye iracyahari. Uretse gato nirinze kubabwira babiciye, turahura gusa kugira ngo dutabure uriya mirambo aho bayishyize, kuko nari nayibonye. Narahaberetse imirambo barayitabura irashyingurwa. Ndavuga ntahasigaye nahandi, bahereza inzira. Byaba byose umuturanyi yamenya urupfu mugenzi we yapfuye. Noneho hari amakuru ahari ko wari minisitiri icyo gihe ariwe watanze wa muryango, umwe wapfuye wose ukarangira n'abahahungiye. Bivuga ngo minisitiri niwe wari wanze, mbese kuko ni imbere ye, yanze mbese umwanda imbere ye, yikiza umwanda imbere ye, kuko baranapfuye baza kubarasa, kuko babapfuye, bamwe bapfuye barashwe itariki 7 bigitangira. Urusasi rwa mbere nibwo nabanje kumva iruhande rwanjye aho ngaho. Ubwo rero hari havuyemo umumama n'abana babiri, ajya kwihisha, agiye kumuturanya mbese ngo bamuhishe. Biratinda, ntumbaze uko byaje kugenda, yamirambiza kunuka, inukiye karitsiye rero baje kubafata ngo babashyingure. Imirambo bayisohoye barangije barareba ati burya n'akanaka ntabwo arimo, nawe bagomba kumuzana. Niho handi wa wundi babahishe niwe wabitangiye. Naravuze se buriya ko yari yabahishe iyo abihorera. Azana wa mudamu n'ababana be, babana nibo bakubiswe ku bikuta, abandi baracurika. Aho ngaho mageze birandenga. Bivuga ngo nanjye ndabyumva nasesha neza kabisa. Hari aho baciye umwana ururimi, umubyeyi we bamuhambye ari muzima w'umumama.
abantu iyo mageze birandenga. birumvikana rwose. Umwana bamuciye ururimi wiwe umwana w'imyaka ibiri n'igice gutyo, ibiri gutyo, si umwaka cyangwa ibiri, ese yari mutoya yari azi kuvuga gusa kuko yaravuze ngo mama, nari naranabamenye nanjye urabyumva, navuye muri karitsiye aho narindi hepfo narazamutse. Mbese ubwo wowe wabibonaga uri hehe? Aho ni Senyenge, uko wabona Rutodojuru hano hariya ni Senyenge, mbese urumva Senyenge yo ureba cyane, ni Senyenge yari irimo hagati, nta kuvuga ngo harimo metero hano bireba neza. Mu gushyingura rero uwo mubyeyi niwe babanje hasi, iriya mirambo niyo yamwishe bishekera. Hahandi babikoze bose mva benshi ngenda mbabona nabo, hari n'abo tukubitana. Mperutse no kuvuga nari mfite imodoka mu kugenda nkahuramo na bamwe banakanantega nkabana n'amarifti. Byaje no kugeraho ndavuga imodoka izansina mu muhanda, imodoka ndaparika. Mbese iyo mbonye umuntu mpita nkurura, kuko urumva impande n'impande bakomeje kwica, si hahandi gusa no kuri bariyeri nagendaga mbacaho, twagendaga duhunga nyine tugenda, kuko igihe cyageze tuva aho turi. Amabariyeri niyo bari bayariho. Abo bantu rero ngo bihuje ngo n'inkotanyi, sinzi niba kwihuza n'inkotanyi bikuraho icyo bakoze. Hari abagize ubwenge bakihuza n'inkotanyi bakavuga ko nta kintu bigeze bakora, ariko nyamara harimo ababeshyi. Sinahakana ko nta ntungane zahabonetse, ariko abenshi biyise ko nta kintu bakoze, kandi nyamara bamaze abantu. Habo njyewe nibonera ujyewe ubwanya n'ababonye bakora turasinze bahamba abantu ari bazima, bakubita abana ku bikuta. Sinigeze mbona n'agacaca yarabaye nkurikirana ya gacaca y'ahandi narokokeye, vuga ngo ndebe uvuga icyo kintu, gacaca irinda irangira ntabonye n'uvuga n'urupfu bapfuye. Birandenga, ndavuga ntabwo binabyemera. Abari kubivuga nibo bari bayoboye inteko, nibo bari abaperezida. Mbese wowe muri icyo gihe cya jenoside nta kintu kigeze kikubaho wowe kibabaje? Ibyo ni ibyanjye, ibyo ni ku ruhande byambayeho byinshi cyane, ntabona umubare wabyo, no kubivuga ntacyo bimariye. Guhohoterwa narahohotewe, kandi iyo tubyumvishe narahohotewe cyane, nibwo twumva ko bidakwiye kuzongera kubaho ukundi. Narahohotewe nzagira ikindi gihe. Ubu icyo naje gukora ni ukugira ngo mbohoke, sibyo? Ubuhamya ni burebure, ubuhamya si amezi 3 se yaciyemo, amezi 3 ugenda bica abandi wowe ukomeza, urumva nta musaraba urimo, urumva nabivuga nkazabirangiza. Kicukiro narayiciyemo ndayizenguruka, Gikondo narayizengurutse. Ikibazo cyo nabonye byinshi, n'ibyinshi nabonye igihe mvuga ngo sinabivuga ngo nzabirangize, ni birebire cyane. ariko ubu ntangiye. Haki ubundi byabaye amezi angahe? 3 se, nibaza ari 3. Amezi 3. Byatangiye kuri 7 z'ukwa 4, birangira kuri 7 z'ukwa 7. Niho natangiye kubona byarangiye. Ubwo watangiye nyine kubona nta bantu bakiri kugenda bica. Oya, niho nabonye inkotanyi. Inkotanyi nazibonye kuri 7. Mu Kiyovu hariya cy'abakene, nako cy'abakire kuri twe. Niho jenoside natangiye kubona abantu mbese bagira umutima utuje, nta guhangayika ntaki. Hari ndi hariya mu Kiyovu cy'abakire imbere ya Beneri. Ntabwo wigeze uhunga ngo uve mu gihugu ube wajya mu bindi bihugu by'abaturanyi? Oya, wagumye mu Rwanda? nagumye mu Rwanda. Kwanza Kigali ntabwo nigeze nyivamo, kereka aho navugaga ngo nyivuyemo nisubirira i Kibeho, nari nzi ko ningera i Kibeho ntacyo naba, kumbe naho mbese navuye i Kibeho mvuga ngo Kigali nta jenoside izahagera. Numvaga ko Kigali ari ayandi mahanga. Noneho ngeze i Kigali naho nifuza gusubira i Kibeho, mvuga ntiburya i Kibeho kubera ko basenga ntawishe undi, mbese ndabuze epfo na ruguru. Aho hose rero ababyeyi bo wari wasize i Kibeho cyane, nari nabasize, ariko bo bana bo bararokotse. naje batabizi. Mama yararokotse, Papa we niwe wajyanye? oya, papa ntaho ari.
yahitanwe na jenoside. papa ntaho mu rugo twapfushije abana babiri na papa nibo baba tuvuyemo, abandi turahari. Boneho gushima Imana ko yaturinze, bonereho no gushimira abaturokoye, inkotanyi zakoze umurimo, boneho kuzishimira kuko nibwo mfashe akanya ko kuvuga ngo numve ko natanga ishimwe. Sorry. Nibwo mbese numvise ko navuga ijambo hagerekaho irindi, nta kiniga mfite ku mutima, maze gukira muri make. Maze gukira kuko ni indwara ikomeye cyane umuntu arwara, byabanje kugugora cyane, urarwara urahungabana, biragoye cyane ariko nanjye utari uhari ndabyumva nkumva shisho rumeze nk'ukuri. Ntabwo bamenya ko bigoye, mwebwe murabyumva, ababyumva ntugire ngo turabyumva, ariko iyo wumva ikintu, natwe rega mu rugo batubwira amateka bari bahari, bakuru banjye bariho, ko sibuka ko mama wanjye yambwiye yuko yari amaze kubyara kabiri atwite musaza wanjye. Urumva rero nabo byari bigoye ibyo bintu, noneho anabyara muri icyo gihe jenoside yabaga, n'uruhinja rurira babahiga, uruhinja rurira, byari bigoye cyane. Baciye mu bikomeye kugira ngo aka kanya babashe kuba bariho. Imana yarahabaye ariko kandi niyo yabyemeye. niba ryari niba bikavuga ngo Imana yabyemeye, aba simatinde. Kuba yizera niko twizera ko yari ifite impamvu yabyemeye, bigatuma ibintu byose bigenda ngo erega yari ihari kandi iri mu ruhande rwacu. Habamo abagenda abandi barasigara. Reka nikomereze mvuge ikitumye mfata umwanya uyu nguyu. Ni ibintu nabitse, ndabibika, ageraho gacaca ziba, gacaca ndavuga, ariko mvuga ngo abandi baravuga abandi, nisanga ahubwo bose batashye ntazi n'uburyo batashyemo. N'abo navuze nisanga baratashye, bari bafunzwe. Baratashye, bari bafunzwe barataha. Sinamenya ngo bavuyemo gute. Ubwo nahise nishyiramo ko ari za ruswa nyine bamaganaga muri ibyo bihe, sibyo ko bari batarageraho bamagana ruswa cyane, ibyo kwamagana ruswa bije ubu ngubu, ariko icyo gihe ruswa nizo zakoze gusa, kuko bari bageze no muri gereza banambaye iroze. Nyuma nisanga mbabona gutya, kandi noneho nari navuze bake mvuga ngo nabo baravuga abandi, nzi ngo mbese bafite agahinda nk'ako mfite, nawe naravuze nsanga nijye wivugisha. Ndavuga ngo rero njyewe biramvuna, mbona ntacyo bibatwaye, kandi ndashaka ngo mbabwize ukuri, uzemera akamfasha muri ibi bintu, tugashyira hanze abakoze ibibi 94 muri Kicukiro, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, umudugudu wa Ziniya, sinibuka gusa kuri Ziniya, interahamwe za Ziniya zose nta n'imwe ntazi, baje guhamba kwa turatsinze bose narababonye, uwo nkubitanye nawe ntabwo bo bananzi, ariko genda baza harimo n'abanzi, hari abanzi hari abatanzi. Boneraho kuvuga ngo rero ushaka utazahanwa ngo afungwa, abazwa abantu bapfuye muri Kicukiro bahagarariwe na turatsinze n'umuryango we wose. Turatsinze n'umuryango wiciwe wishwe, umuryango we wishwe, turatsinze n'umudamu we, mbese famiye yose yari yahahungiye. N'abantu 18 bapfuye muri icyo gipangu. Bivuga ngo rero abantu babishe ndababona aho bagiye. Bivuze ngo abo nabo wabonye si nabo bonye. Nyine ndavuga ngenda nifatiyemo nka 26 maze kubona ubu ngubu 26. Mbere nayo navuze 16, habonekamo babiri nibo bashyizeho ikosa, nyuma naho rya kosa
nibyo byabajyanye muri gereza. Nyuma naho ukuntu batashye ntubimbaze. ntabwo bizi. ariko ba 16 hafashwemo bangahe? Batatu. Ni batatu. Hafashwemo batatu ari bagenzi babo babashinja. Nyuma yaho ntumbaze uko byagenze, nisanze baratashye, nanga kubikurikirana. Batashye bamaze n'igihe gitoya tutabona. Si gusa simbizi ikizima nuko nababonye, kuko uburyo nababonyemo nta n'igihe bafunzwe. Kandi niba abandi nubwo bigeze basaba imbabazi. reka da, nicyo gituma nongeye kuvuga. Nigeze negera n'imiryango y'ababuze ababo, barambwira ati rwose reka data nta kintu tubiziho. Ubwo nicyo cyatumye mvuga ni burya nta mpamvu. Giye biramvuna, bo bashobora kuba bitabavuna kuko nibo babyikoreye. Ariko ndashaka basaba imbabazi, mbibone ko basabye imbabazi, kuko nanjye mbohoka, kuko ndaboshyegewe. Giye mboshye kurenza bo babikoze. Ergo wowe warabirebye n'amaso. Nabirebesheje amaso yanjye. Bivuga ngo rero ndashaka bavuge, basaba imbabazi imiryango bahemukiye. Niba badashaka basaba imbabazi, basigiye mbibone ko banabyemera ko iryo kosa barikoze, icyo cyaha bagikoze, bagisabira Imana imbabazi. Ariko mu gihe batarasaba Imana imbabazi ntabwo njye nabyemera. Abo bahemukiye nyine bo baraniriranwa. Ntibiriranwa se? Baranaturanye, ni abaturanyi. Nta na byinshi navuga rero. Icyo nshaka ni uko ibintu bijya ahagaragara, ibikomere mfite mu mutima bikavaho, usaba imbabazi akazihabwa. Kandi wemera kuvuga, ni benshi bapfuye pe. Hari n'abantu bapfuye muri ntuza hano muri Sheri. Jenoside ikirangira nihutiye kuza kureba ba bantu uko mbese bakiri hahandi babashyinguye, kuko hari ikimenyetso bari bahashyize. Nije nsanga amayiti bazivanyemo bazishyira ahandi. Niho nashakaga imiryango numve ko aribo bayakuye. Ni birebire aho sinamatinde sinahavugeho, gusa ndashaka kubona mbohoka ku bw'iki kintu. Aba bantu basaba imbabazi, ubutabera bubakurikirane, cyane ko simbizi icyo bakora, gusa agenda avuze. Kandi barahari, ndabareba, ndababona, barabizi ko mbizi. Ntawigeze barakuzi nawe cyane. ariko se kuki abantu badatinya, kuko bo baba bumva mu mitima yabo bameze bate? Nta byinshi navuga, gusa ndekeye ahangaha mbabwiye yuko niba batarasanga imiryango ngo basabe imbabazi y'ibyo bakoze. Umuryango wa Turatsinze urahari, nabo ni n'inshuti, baranaziranye bose, ntawe utabazi. Aho hantu mbese nta byinshi navuga. Niba barasanze umuryango wa Turatsinze bakawusaba imbabazi, ubwo nzumva umuryango wa Turatsinze ubimbwiye, kuko sinigeze negerana nabo ngo mbabwire uko bimeze, mbabwire n'ababikoze. Kandi nta n'impamvu yo kubivuga, gusa naravuze ntizagira igihe cyo kubivuga niba atabyivugira. Ubu rero harageze. Nyine urabona uri kubivuga, nabivuze ko nabo wabegera. Oya, nabivuze. Ababahemukiye nyine nibatabegera, niho hahandi nzagenda nkamabegereza, nkabibabwira. Niba bonyine ngenzumva imiryango ya Turatsinze imbwira ngo badusanze batuhanganishije, atari ibyo. Njyewe ntabwo nshaka unshaka. Bashake umuryango wa Turatsinze ahantu masobanure. Umuryango wa Turatsinze nzabavandimwe ba Turatsinze 2. Ntihazabura umbwira ko mwabasanze, nabo babyumve. Nihagira ubasanga bazambwire, nimuceceka kandi nabwo bazambwire. Nimubasanga njye ntacyo bintwaye, muzaba mukoze. Nimutabasanga njyewe nzahaguruka bibibwirire, naberekane, mwanze kwiyerekana. Harageze ko mpaguruka muri make kuvuga ibimvuna byose mu mutima wanjye. Murakoze. biba bigoye cyane mama, biba bigoye cyane, ariko ni ukwihangana. Nanjye reka mfate uyu mwanya nihanganishe wowe wari mu gihuru aya masaha, wakabaye uryamye, wowe wagizwe incike warabyaye ugaheka, wowe wabaye ikinege warigeze aho muvukana, wowe wabuze uwo mwashakanye nta ruhare ubigizemo.
wowe wabaye imfubyi utabishaka, wowe utarahamagaye mama cyangwa papa kandi waravutse, wowe wagezweho n'ingaruka z'uko waremwe, komera wongere wibuke ko kubaho kwawe bifite impamvu kandi ko ari umugambi w'Imana kuri wowe. Twibuke twiyubaka kandi twigire ku mateka y'ahahise. Murakoze cyane mwese mukurikiye iki kiganiro, Imana ibahe umugisha. Twifatanyije n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda kandi mukomere cyane.